nko mu minsi 2 inka ikavunika ugatavuga ati mana we ikiniye nuko ngo uramugabora roga afite kinakubwiye akanwa ke kararoga muri we kinakubwiye kirabo ushobora kuvuga ngo urwana rwawe ruzarangira rubaye ikigo bikarangira baye igicucu n'ubundi bura abantu bazi ko ngo n'umurozi niki ariko mu cyaro uburozi burahari hari umugabo nzi duturanye uburozi nago gera kubwiye ko mbuhakana uko wawe muri kwenga bitoke bigahita bitemba ibyo ngeze nabihakara ibintu ntazi ukuntu bikora cyangwa kazi wawe inka iri kwerera igiye kubyara nk'ibiki byaye afite imyuka mibi nyine mugendamo then byaho no byaje no kurangira imyuka mibi muhitanye nawe yarapfuye uburozi bubi bubaho n'uruva muri twebwe twebwe twirinde kugira ibintu byadusoka mu bisenya abantu bisenya societe gusa uburozi bubi naemera mbona bugaragara nanjye nabona buri ururimi nibwo burozi bubi bubaho niba wiruga uvuge ibintu ku bantu bakomeretsa yes yenda tutagiye kure nk'urugero afata ku mavuta fata ku mavuta bara wamufata nk'umurozi mubi twongeye kubasuza inshuti za Itange TV show amajyepfo amajyaruguru burasirazuba urengerazuba abari mu Rwanda abari hanze y'igihugu mwese tubahaye ikaze turashimira cyane abakoze subscribe abatari bayikora nabo turabasaba ngo badutere inkunga niyo nkunga ikomeye tubasabye twongeye kubana n'umutumirwa hano utari mushya tuyishimire Emmanuel Karame turakwishimiye murakoze cyane kuri Itange TV show umva uri teka mora ndeba video yawe ngaseka ubuze twani iki sekana ubuse yes umuntu w'ikiro kimwe koko yaje kuvamo umusore ungana gutya cyavemo umusore ewantu w'intarumiko ubona ko yarariye kabisa ikiro kimwe cyavuye byabaye nk'ibiro nka 70 noneho umva zinze umuntu wambwiye ngo yabonye video turi kurana ngo uyu muhungu minsi ishize ntago ari ukuyanganaga yarabyibushye bishoboka ko wateruraga ese warateruraga koko oya ntabyo guterura ikintu cyatumye mbyibuha no gutera ikintu bita ibiryo turatamira riga buriya iyo wariye kishima wanyweye nta bibazo ugomba kubyibuha ugashima Imana umva kabisa kandi none ndashima abantu bose bakurikira Itange TV show bambaye hafi comment narazibonye abampamagaye waradukiranye warakize abona mu cyaro mu cyaro ndabizi umva ngo wabaye ngo umusore ngo mbega umubyibuho ngo ariko fasha ngo uri kurya ibiki uteberwe mpamvu utaza ngo mu cyaro ngo umugingo warakuryohanye ngo wabaye umukire nate birakangirirwaho shanda gakira hakose ahuze kubera iki buri umuntu rero yavuye mu cyaro yes akenje abo mu mujyi bo ntago bajya babigira iyo umuntu bamubonye kuri wenda nk'iyo bamubonye kuri YouTube cyangwa bakakubona nko kuri televiziyo niyo umunyamakuru yaba yahaciye agakunyuzaho kamera yes batavuga tumva batanya no kuguhamagara ati wampaye amafaranga kuko tubibona ko kuri aho ngaho warakize ureba ibibazo mfite atakwibutsa n'ibintu byose yagukoreye none ukuvuga ngo abantu bo mu cyaro babumva ko umuntu uri i Kigali ntago baza akazakora ariko bazi ko umuntu uri i Kigali aba afite ikintu cyitwa amafaranga waba ukora mu mufuka waba ukora mu tuwarete waba ukora muri fose ntago ibyo bibareba bazi ko iri Kigali ufite amafaranga yakoze ati Kigali ni naheza Kigali ni heza kuri wowe buriya ntago urakubitirwa i Kigali ngo mari cyumweru utazi kuyuko bisa no kunywa amazi i Kigali reka nkubwire mi sibyo ntureba yes ngiye nubwo bavuga ngo mu cyaro nyine umuntu arakubitwa pe sibyo mu cyaro nanone hari ibyiza byaho tujye tureka kuvuga gutyo ya mu cyaro hari ibyiza byinshi baravuga ati mu cyaro
uko byagenda kose inzara yanatera n'igitoki kikakama inzara yakwishe birashoboka ko wenda wakibona yego ariko mu mujyi nta n'ibyatsi ntabyo ubona n'ururabo ntarwo ubona. Itandukaniro ryo mu cyaro ni Kigali, mu cyaro barahinga ariko nanone sibyo wibuke ikindi nanone mu cyaro wibuke ko nta umuntu wamesera imyenda ukwezi gushira taroga no uramubona ujye kumumesera n'imyenda sibyo urumva byakunda wo ari rero tujye tukibuka yes mu cyaro ifaranga ryaho nta n'umuntu wamesera imyenda niba inzara ikwishe nyine urabyimenyera nushaka ujye kwiba ntago bibareba ariko mu cyaro nta butese buhaba. Mu cyaro nyine urakora no kuvanga ukuntu bimeze buri cyaro n'umujyi biratandukanye. Mu mujyi nshobora kuba nshonje nkaza nkakubwira ateze n'imyenda nkumesero nyihere biryo ndebe ko ejo naramuka ariko ninjya kwako ikira ko umuntu wo mu cyaro arambonamo mayibobo nje kumwiba bya bindi yarafite. Hagati aho rero ikintu muri cyaro cyakugira mu mujyi tuye twiga kubanirana n'abantu bose. Umuntu naza kuganyira umufashe kuko hari impamvu asha kureba. Ntuvuge ngo naza hano mu rugo wanjye ngarabona inka ntunze geje nk'imwiza bivuyemo yayitwaye ingurube barayitwaye ntiyayitwaye oya hagabana bose ari ibisambo. Nubanga abantu bose tujye tubabona ko atari ibisambo abantu baje kutugirira neza. Nanone aho ngaho da ahantu hose mu by'ukuri ahantu hose kuhatura yes ahantu hose urebye ni kimwe ariko nabashishikariza kuza gutura i Kigali bara Kigali irajijura nuko haguhiriye kumpira Kigali irajijura irahumura. Nkubu hari ibintu mu cyaro najya numva bakora i Kigali nkumva sinabishobora nkumva sinamesa sinateka umuntu abayishyiramo tinge ntago nafurira umuntu ariko ubwo rero mageze byose byaranira batinyuse sinenze gukoresha telefone nayo ndayibona ndayikoresha ya telefone icara n'imbere ya kamera yibaza umwana wo mu cyaro ayicaye imbere ya kamera noneho deja wa mwana avukanya karo kamwe amwana avukanya karo kamwe ariko umva bamama b'abantu nukureka nkubwire tujye tubasubiraho. Oya bura umubye w'umumama aho ari tujye tumwuba hari ibintu Scovia yavuze yes ati umva ati mama w'umuntu yavuze kuri mama w'umuntu yego mama w'umuntu ni ingenzi ariko koko mama w'umuntu ni ingenzi pe erega bajye no kubivuga barabangwa akabura ntikaboneke na w'umuntu kubura mama umuntu kugendana na mezi 9 wavuka akakonsa akakwita akamenya ko ngo urira ngo ko warwaye ibi bura twubaha ababyeyi ba mama naho umupapa se we ishinzwe no kumenya ko mu rugo oya ariko na papa utabyumva gutyo na papa sibyo bura papa ikiza cyayo yenda ashaka kuza kaba mu rugo harabura ibi akabizana harabura iki n'urira arabava ifata cyane cyawe kiri kurira ko ntagaze kiri kukuriza ariko umubyeyi nge nicyo mukunda wo mu mama abazi nk'umwana wanjye niba ari zararwaye arashonje cyangwa ari ikindi cyabaye bakabura nikaboneke pe icyo ngicyo cyo rwose ntacyo wabibura naho ngiye buriya kuba ndi hono kubera Mary oya n'umuntu wese uvuga ngo kuba uriho n'ukubera mama w'umuntu oya ariko burahimo abantu batajya bubaha ababyeyi babo ariko ubwo umwana upfushije nyina akivuka Yesu nyine urumva iyo upfuye mama wawe ari gukivuka gapfa bavuga ati urumva nta rukundo rw'umubyeyi yaba papa mbega uruhinja ruhuye n'ibibazo muri make ubugendesheje ubutemesheje yego na papa wawe nyine yapfuye birababaza ariko uzi umwana upfusha nyina akivuka nyine birababaza umwana bahuye n'ibibazo bikomeye ariko bigera ukabimenyera nyine ukumva ko bibaho bimeze nk'iby'abandi bose oya nyina abikuriramo agakura yarababaye birumvikana hagati aho n'umukecuru wamamagaye ati usigaye ujya no mu itangazamakuru ati wamaye ko baguhemba hose nanjye nkayega agakura yarababaye umva akagera aho ngaho rimwe ukazahura nawe ariniga nta kibazo rwose afite ubona nta kibazo afite ariko arakomereka ushobora kubona umuntu ameze neza araryoshye arambara ariko mwaganira mbone wa mwana abaye hababaye nta papa nta mama nta muvandimwe yari papya ari mama ariko kintu njye ngira abana inama tujye twirinda kubwira abantu tubabwira nabi ku babyeyi babo ko ntago tuzi neza niba bafite ushobora kuvuga ngo wakigojwe ngo ukagira utinye nko ku babyeyi kandi sinzi ukuntu wakuze ubayeho
sinzi uburyo warezwe nkagukomeza tugasa nawe unsubije nabi. Twige kubwira abantu bose tugene mu mujyi umwe tubanirane tuvugane neza tugene kuri gate ngo tubeho kivandimwe. icyo navuga cyo ubundi buriya ku kintu kijyanye no kuvuga ngo no ku mibereho y'abantu. Yes. Ku mibereho y'abantu nge ntekereza yuko buriya hari ibintu abantu baba batekereza ngo abantu barwaye mu mutwe barabaroze. Ntabyo mpakana kuko buri ikintu nge ntanabasha no gusobanura neza. Ntabwo nabona ukuntu nagihakana ngo uvuge ngo baroze gutya, ntabwo nabihakana ngo ngire, ariko n'ibitekerezo ngo buriya kurwara mu mutwe so gutuma biruka. Urumva ushobora no kuba ari ibintu utekereza byinshi bikajya mu mutwe bikakuvangavanga, cyangwa ari ikintu wanyuzemo kikagutera depression. Kuko ukareba nk'uwo mwana utarigeze witabwaho nk'uko nguko. Yes. Nk'umwana akuze nta umwitaho, nta umenya ibye. Yego. Sibyo. Rimwe na rimwe hari n'igihe bihura yuko wifitiye ubwonko budashobotse. Wifitiye ubwonko bworoshye, ikintu cyose umuntu akubwiye kumva ni ibintu bikomeye muri wowe ugahita wumva nukurira gusa. Erega buriya Yes. hari ikintu hari umuntu umwe twiye kuganira arambwira ngo bya depression se ngo depression ngo zibaho. Ngo depression ibaho ngo naba narayirwaye. Ariko mu by'ukuri buriya ntabwo ukomeze ariko umeze. Ushobora kuba wowe uremye ukomeye. Abantu turatandukanye rero mu myumvire n'imitekerereze. Ushobora kuba ukomeye. Ushobora kuba ufite ubwonko bukomeye, ibintu byatugeraho hari bimwe ntiduhure n'ikibazo kimwe. Ndabyumva. Nshobora no guhura n'ibyoroshye kuri wowe. Ariko ngewe nkaba nanakwirukanka no mu muhanda. Okay. Icyo ngicyo cyo rwose abantu bajya bakitiranya. Hari abantu buriya society itababaye hafi. Yes. Ngitanga ubujyanama bashobora no kuba bakwiruka. Iyo kintu abantu ntibukajye bagitinda ngo burije ntago ari uburozi gusa. Ura no kuvuga ngo ntago uburozi bwo bwica umuntu. N'amagambo twibwaca tuvamo abantu. Nabwo n'uburozi. Kuko ndabizi iwacu mu cyaro hari umugabo ashaka kubwira ngo inka yawe iragapfa. Nko mu minsi 2 inka yawe ikavunika. Ugatavuga ati mana we ikintu nuko ngo uramugabora roga afite ikintu akubwiye akanwa ke kararoga muri we. Kinakubwiye kirabo. Ushaka kuvuga ngo urwana rwawe ruzarangira rubaye ikigo bikarangira baye igicucu n'ubundi. Bura abantu bazi ko ngo n'umurozi niki. Ariko mu cyaro uburozi burahari. Hari umugabo nzi duturanye uburozi ntago gera kubwiye ko mbuhakana. Kuko wawe muri kwenga. Ibitoki bigahita bitemba. Ibyo ngiye sinabihakara ibintu ntazi ukuntu bikora. Cyangwa kazi wawe inka iri kwerera igiye kubyara. Nk'ibiki byaye. Afite imyuka mibi nyine mugendamo. Then byaho no byaje no kurangira imyuka mibi muhitanye nawe yarapfuye. Uburozi bubi bubaho. N'uruva muri twebwe. Twebwe twirinde kugira ibintu byadusoka mu bisenya abantu bisenya society. Gusa uburozi bubi naemera mbona bugaragara nanjye nabona. Ururimi nibwo burozi bubi bubaho. Niba wiruga uvuge ibintu ku bantu bakomeretsa. Yes. Yenda tutagiye kure nk'urugero afata ku mavuta. Fata ku mavuta bara wamufata nk'umurozi mubi. Kuko afata igice kimwe akacyangisha abantu. Iki nakagikundisha abantu. Hako nawe baje gusanga atari we. Yajya yagira kana afataho. Fata ku mugono w'ingongo niba mwumbuza bera byose yavugaga. Urumva rero ariko mana hari ukuntu ufite ururimi rubi muri wowe ugafata n'ibiyobyabwenge bigahita byivanga ugahita uhinduka nk'umuntu mubi ugahinduka umusazi burundu. Biranashoboka yuko n'ibyo biyobyabwenge byakuyobya ugikuramo ko ibiyobyabwenge nyine byakuyobeje. No kuvuga ngo hano mu Rwanda ibiyobyabwenge bundi byafashe indi ntera. Bundi urebye urubyiruko ikintu kitwicana ibiyobyabwenge biri hano hanze. Twirinze ibiyobyabwenge n'ibishuko twirinda ibiki twaba abantu bazima. U Rwanda natwe twaruteza imbere rukamera nk'Amerika, kamera nk'iyo Dubai tubanga abantu bagiyeyo. Oya rwose ukura amaboko mu mufuka dukore tureke kwirirwa dutegereje ibintu bitafatika, twirinde kwiroha mu biyobyabwenge. Ubundi hari ikintu kibaho. Yes. Buri ibiyobyabwenge. Yego. Ibiyobyabwenge ni nka bya bindi twavugaga ngo ibibazo bishobora kukugeraho ufite ubwonko bworoshye. Yes. Warangiza ukagira gute ugasara.
n'ibiyobyabwenge rero nshobora kubona umuntu amaze imyaka ye y'ubuzima bwe bwose afata ibimogi nta kibazo afite nanjye nkamwishinga umwaka umwe nkaba ndasaze bitewe n'iki bitewe n'uko byasanze n'ubundi ntakomeye buri ikintu cyica abantu ni kurebera ku wundi muntu kwiganana ushobora kubona wambaye inkweto nziza n'ishati nziza n'ipantaro ntazi aho babikuye nkahita mvuga ngo okay hariya mu gipangu nabonye banitse imyenda n'inkweto umugoroba ndajya kubirasa ibi nanjye nsape nk'abandi buriya rero turetse ikintu cyo kwiganana tugakora buri muntu akakora ikintu kimurimo nta kwigana undi twatera imbere nta nzangano nta bintu by'imijinya byaba biri aho bimwe biba ngo umunyangire ntabwo twabigira aho wasanga turi gukundirana turi kaba ndi umunyarwanda ndangagaciro ndi umunyarwanda ikaturanga aho kurusha ibintu byo gushaka indonke ziri aho yes cyo nyine no nabwira nk'urubyiruko bagenzi banjye turacyari batoya hoya twakorera ikibu cyacu tugiteza imbere twe kumara igihe kigiye turi mu itabi turi noneho ngo hari inzoga zitwa ngo ni ibyuma so ziramara urubyiruko no kuri kwimana arizo bita kirimi kwikiri ziriya nzoga zirica abantu urabona umwana w'imyaka 10 ngo afite ngo fimbo gafite nguvu gafite ngo ibiki izi nzoga bari gukora leta nayo ireba ukuntu yabirebaho kuko aho burakera zirangiza urubyiruko burundu usanga noneho ibisambo byabaye byinshi ingegera zabaye nyinshi kuko abantu utaca nijoro saa 12 bahita bagufata kacu kubera iki izo nzoga ziri kuza ziba nyinshi shaka ukuntu bakumira ibintu by'inzoga urubyiruko barushishikarize gukora tuve mu bintu byo kwirwa abasongere bwirwa bicaye abana nimugorana ndajya gutera ahantu oye ntabwo bigezweho pe bari ku rubyiruko dukore duteze imbere igihugu cy'u Rwanda abakininga no bazaze kureba ibyiza twakigejejeho cyane rwose yes cyagoze nicyo ngukundira wowe ugira ibitekerezo bize buriya n'ikindi ngewe ndi umuntu ukunda gukora akazi kose nagakora ahubwo abantu bakurikiriza ngo TV show bagire baje bampakazi ibintu byose ndakora nyine tutaravu hoya nibyo ikindi kintu ntazi no gutwara imodoka cyangwa ibinyabiziga ariko ibindi byose ndashwanyaguza ngewe akazi kose ndagakora ndagatumika rwose abantu badukurikiye babyumvishe none mwarakoze kuma ikiganiro cyatumye abantu bamamagara abanye bagiye baranyibuka tuzajya tuba turi kumwe cyane rwose nakoraga no twarahuye arambwira ngo nuko shanga gukomerezaho rwose tuzajya tuba turi kumwe ntugire ikibazo nza tuganire dufashe urubyiruko ko rwatera imbere turukiburerwe kugomeza ruguma rujya mu biyobyabwenge n'amatiku hoya urubyiruko nacyo nakongera urubyiruko mukomeze muhinduke kwanga urubyiruko rero izo mbaraga z'ejo hazaza muhinduke yego koko mu rubyiruko harimo ibibazo ariko se ikibazo buriya ntago gikemurwa n'ikindi kuko ningira ikibazo nkajya kunywa dunda ubwonko ndaba ndi kwiyongera ndaba ndimo nongera ibibazo ikibazo ntago kijya gikemurwa n'ikindi niko ngo ikintu kitwica ikibazo gikemurwa n'igisubizo ntago twegera abantu badukure ngo tubagishe inama twebwe twumva ko cya kintu turi gukora nyine mu mbaraga zacu za gisore cyaza gikobo turagikora nyine ku mbaraga zacu nta kugisha inama no mubanje gukubita we cameraman ngiye guhita nza nkubomore ntago rebe mbigiraho dute ndazamite nkubita hasi ntareba ngo ndafungwa se niba nkatira ya myaka 3 nzasanga mu mutwe turi kumwe ari mu yindi refu ngenda atangirira hasi cyo utatekereza ko ejo wawe ari heza kurusha uno munsi suko se urubyiruko twitekerezeho tujijuke turebe ibintu bidufitiye inyungu twe kujya mu matiku twe kujya mu bintu by'ibyabwenge noneho ikintu cyitwa abakobwa cyerero kiramara abasore arahita kumukobwa ati mbega nyashi ni amafaranga umva ako kantu abahungu birinda ibintu by'abakobwa nyine byo kuhitubona umukobwa ukumvura mushamadukiye ntuzi n'icyakora ikintu ntushobora no kubona umukobwa afite nyashi ukagenda umusanga kumbi ni se kibi baguteze igiye ko kwangiza ukanapfa burundu ukavaho twirebe ibintu by'icyuka turebe ibintu by'ukuri nyenda nsoza nagira inama abasore nagira inama abakobwa nagira inama abantu bakiri batoya basore bagenzi namwe bakobwa mukora amaboko mufuka mukore mwitegereza ibintu mwicara ngo negereje unakarana migo ya akazi kose kabura gakora kandi kagagusha akazi keza ntabwo natwe twaje Kigali dukora akazi k'icu ubundi kintu amasaha yo gukora sibyo umwanya wo gukora ni wiyongere urafata amasaha yo gukora ugiye mu kabari kunywa icupa y'amafaranga y'amarejo uzanywera iki wo gutamporeza twitegereza nyashi
mbese ushobora guca nka hano santere ugasanga abahungu nka batatu bicaye bari abakobwa bahita gusa uramubonye afite ikibuno cyiza uramubonye arasa neza ese ibyo uri kureba bisa neza kutari gushaka amafaranga nawe ngo uzabone uwo bikorera ase neza nkabo cyumva ko utwubonye uroto mushoraho gusa ntutekereze ejo hawe hazaza ni ikibazo gikomeye cyane ngo ngenzi Kigali naje mvuga ngo ikintu cyitwa umukobwa never ntago bishoboka nzaza nshaka udufaranga dukeya ntugige mutundi nwohereze hehe mu cyaro kwa mubyeyi wamperetse akandira nkiri mutoya njya kwishinga abakobwa b'i Kigali basanga narwaye izo sida ukurikije n'impanuro yaguhaye rega burya uzi ko ukurikije impanuro yaguhaye burya ibintu byagenda neza mama ndamushima cyane bari n'umuntu wajyaga umpanura noho hari ukuntu urabona ikiri kizamuka ukiri ingimbi arimo kurukana n'udukobwa mwana wanjye ibi bintu ni bibi akibimwe nahise ntinya abakobwa umvana n'ubwo byahise birangiriraho gusa ntago baba bivuze yuko ubu ngubu aba icyo gitinyira bavuze ntago bari abantu baba babyita uburezi cyangwa babyita iki wapi ntago ari uburezi noneho hari n'ukuntu babona mu cyaro utakuruka n'abakobwa ngo washangwa nyina ngo afite igiti ngo nyina araroga urabona se byashoboka muri myaka 20 nango nta mugore ntaki nyina yaramuroza rero mu cyaro bagenda ku kintu cy'uburozi nyine bacyumva kubi ariko ntago ari byo wowe hari ibintu muri njye mba nisetinzemo niyo mu myaka 40 nibwo nzazana mu 30 niyo nyine byawe n'inshaka no nzaba nabigejeje nabibonye ntago nabirenzaho nta mpamvu rwose nta mpamvu kwirwa nicama dukiye ibintu biri hanze ahanga abakobwa beza na mama ni mwiza nambwira abantu ngo shere wanjye wa mbere ni mama wambyaye ura niwe sheri mukuru kuri penda mwubaha niwe sheri niwe wanjye mukuru abandi bose bazamukurira sheri mukuru ubu ngubu umva byose ndizera yuko afite touch yiyumve arayifite nago yayibura cyagane kizajya mu bwati genda ujyaho wa mwana wawe ikirono yagiye ibintu bimeze nyine abantu benshi baramamagaye ngo wape ngo uratubeshya ngo burasa ngo kuko ngo nawe ntago mbabeshya soze nkwereke ifisho kwa muganga navutse mfite ikiro kimwe bameko yo ni ibitambaro bahetse nta muntu urimo ariko urumva nyine ba muri famille yacu nta mwana ujye uvukira amezi 9 nabyo ni imbaraga z'Imana avukiye 8 unkurikira avukira 8 n'ibyumweru 2 umukurikira avukira 8 n'ibyumweru 3 nta mwana ujye uvukira amezi 9 yuzuye urumva mwana w'amezi 8 bazi ko kari bupfe ndakizere babona kabayo muri ibi byose twizera Imana nta kintu itagukorera nta kintu Imana itakora kuba ndahangana ukubera Imana ukubera Imana icyo cyo rwose n'ukubera Imana icyo nta bagishidikanya rero Imana iri mu ruhande rwawe icyo ukoze cyose kirakunda Imana ni ituma tugira igikundiro cyane aho ngeze aha ibintu byose nkora niyo mbyitse mbona Imana wakoze ko naramutse mpumeka muka bazima ko hari abapfuye cyane hari abapfuye benshi abapfuye benshi bagiye abantu bagiye mu bwiherero buza abantu bapfuye ngana nabo cyangwa abantu nduta cyangwa abantu banduta none se nuko ndi mwiza kubera Imana ikinkunze cyane ibintu byose tujye tuberagiza Imana ibyo dukoze tuvuge Imana wakoze ibyo tugezeho Imana wakoze cyane soza nabwira urubyiruko narushishikariza gusenga buri ibintu byose bigera mu gusenga bikaba byiza Imana yagusize ubwiza usenga ubundi tugakora dukura mu maboko mu mufuka dukore twikwisha dutegereza ibintu tazo biva bijya ari ukuntu umusore kumva ngo nimugoroba ndajya kureba cya gikecuru ngo kiye mu mafaranga kibaza umuntu ukiri muto yarajya mu bakecuru koko oya ntago bigezweho dukore ejo tuzabona abakobwa beza badukunda natwe tubakunde yego murakoze cyane kandi n'ubundi ntakagaruka hano ni mu rugo pe hano ni mu rugo abakunzi bawe niho bazajya bagukura murakoze cyane ahubwo ntabwo uzajya hehe ntabwo uzajya Nyamagabe ntabwo uzajya hehe ujye kureba buri muntu wese nzajya hose ariko Itanga TV show nzajya mbaho umwanya aha ni mu rugo rwose karibu sana murakoze cyane turagushimiye murakoze cyane Itanga TV show